Rocky kugira ngo usobanure filime bisaba iki? Ya product kugira isoke kugira nyisobanure mbere na mbere nuko ubyumva usobanura ibintu wumva. Ya ikindi ni ibikoresho bigufasha kwisobanura ya no kumenya aho uri buyijyane kugira igere ku bantu. Ya gusobanura filime bifasha iki? Ya gusobanura filime urumva abantu benshi bareba ibintu ntibabisobanukirwe. Cyangwa se wenda ugasanga nako ni nakazi urumva karantunze nimba nsobanuye karantunze gafite abanyarwanda benshi gatunze gafite abarundi gatunze ariko binafasha abantu benshi ntago bumva icyongereza neza cyase baranacyumva ariko iriya accent yo hanze ntago baba yumva fresh bigasaba rero ibasobanurira. Urugendo rwawe warutangiye ryari? Ya urugendo rwo gusobanura ndumva naratangiye 2015 nko mu kwa gatandatu gutyo ariko icyo gihe ntago nari mbirimo neza nafite ibindi nakoraga ku ruhande mbizamo nyine nkaza ngasobanura nkigendera bakabona nk'akantu ku wa mbere agashira ukwezi batabonye kandi ndi mu bindi nkora numva bitajyamo neza. Abantu nibo baje kumbwira n'uwo nakoreraga icyo gihe arambwira ati ibintu ni sawa shyiramo imbaraga kuko icyo gihe ndumva nasanze yarahagaritse n'abandi arambwira ati we nabonye ari sawa shyiramo imbaraga ati gushyiramo imbaraga shyiraho akantu nyine ya nza gukomeza gukora nyine bigezeho mbonye ko umusaruro urimo n'ibindi nakoraga ndabisezera. Niki cyatumye wenda usezera ibindi wakoraga ukaza gukora kangaka niko kazi kawe ka buri munsi uyu munsi utanga amafilime atandukanye ahantu henshi hatandukanye niki cyatumye wumva ko ugomba gukora aka kazi? Ya nyine ibyo bindi impamvu nabisezeye nakoreraga abandi nubwo na filime nasaga nk'ukorera abandi ariko ubumeze nk'uwigenga igihe cyose uraruhuka nshobora kwirirwa umunsi wose nakoze n'injoro ngakora CD ibiri yanjye mba nyifite. Ya kandi buri umeze nk'uwikorera nyine nabonagamo ko mbifatanije ari bibiri kimwe cyapfa cya byombi byapfa ndavuga ati kugira mfatanye ibintu bibiri byombi bipfe kanshyira imbaraga muri iki n'ubundi nicyo mbona cyatanga umusaruro. Ndagira ngo umbwire uburyo ukoresha kugira ngo n'umunyarwanda dukurikiye muri aka kanya amenya ati Rocky iyi niyo systeme yakoresha. Ya uburyo ukora ubundi ngenza ku isoko narabanje ndeba abari bahari uburyo bakoragamo ibintu byabo mbona wenda hari rimwe na rimwe hari abenda guhuza basa nk'abagenda ibintu byabo bisa ndavuga ntireka mbanze nshake style yanjye nzamo yitandukanye n'iyabandi abantu babikurikira nayo ndabizi urabikurikira ndakeka urabizi. Ya ndabanza nyine niha kwitandukanya n'abandi nagara kuvuga wenda ngo wiciye ku bando ya no kuvuga mu kazi nimba ibyo yakora we ntugendere ku byo yakoze ngo kuko wenda yaje mbere cyangwa afite izina rye ukora izina ryawe ukoresha style yawe paka icengeye mu bantu. Uyu munsi ubona ababikora wenda batandukaniye he nawe cyangwa reka dufate muri rusange babikora mu buhe buryo ko hari ababikora ugasanga abantu bavuga ngo ngure aratubeshye ngo ariko uyu ntabwo atubeshya ndagira ngo umbwire bro ababikora uyu munsi ubona wenda babikora gute? Ya babikora neza wenda sinjye mfata umwanya munini ngo mbyiteho ariko ibyo uvuze ngo baravuga ngo hari abatubeshya n'iki bijya bibaho ariko twarabihagurukiye ubu dufite koperative ikora fresh irimo abantu tuvuga tuti tuba tuzi ko dukora ibintu neza abanyarwanda nta kubabeshya kandi ibintu bifite karite. Rero ikibazo cy'abantu bagiye bagaragara wenda ugasanga izi mbuga nazo zaje nyine zihutisha umuntu kugira ngo asebe ugasanga nimba hari abakoraga ibintu babeshya mutangiye kujya mufata imbogo barashe niko mubyita bakabikwirakwiza abantu batangira kuvuga ati ba bantu burya nta nubwo bize barabeshya no kuba bahita bageneraliza nimba babonye nk'umuntu tutanazi wagiye iwe agafata utwuma agateranya agasobanura ari kwishimisha iyo filime ikagera ku isoko ugasanga nimba mubonye yavuzemo amafuti ugasanga biratwitirirwa twese niyo mpamvu twashyizeho koperative nyibereye vice president dushyiraho koperative turavuga tuti tujye dukumira ibyo bintu. Njya numva dubbing nkumva no gusobanura ndagira ngo wenda udusobanurireho gatoya dubbing no gusobanura filime wenda hari aho bihurira bifite uburyo wenda bikorana kugira ngo kimwe kibyara ikindi. Ya dubbing no gusobanura n'ubundi ni ikintu kimwe byose ni dubbing niko nabyita kuko n'ubundi iriya dubbing tuzi international ni natwe akabaye tuyikora ariko birahenze ariko n'ubundi ni yacu ni dubbing kuko dubbing ubundi ni ijambo rishobora kuba risobanura ibintu bibiri cyangwa bitatu mu cyongereza ariko iyo bigeze ku kintu cyerekeranye na sinema ni ijambo rivuga ni ukumixa amajwi ni recording ikongera kuri recording uri kumva. Rero ibyo turabikora turaringira tukarikodinga filime tugashyira amajwi yacu tukayahuza n'amashusho n'ubundi ni dubbing nk'izindi zose ahubwo wenda iyacu nihwanye n'ubushobozi twe dufite
kandi nta n'impamvu yo gukora ibyo tudashoboye. kuko iyi ngiyi niyo n'ubundi ibihugu byateye imbere byahereyeho biriya bifite dubbing iri international, kuko nk'Uburusiya bakoresha iyi system yacu, barayikoreshaga mbere, bafite dubbing ariko niyi baracyayikoresha. Ibihugu byinshi byo muri Aziya iyi yacu niyo bagikoresha. Uganda murabizi, za Kenya, iyi nayo barayikoresha, nayo ni dubbing. Igihinde, icyesipanyol, igifilipine, ikinyakoreya, ni izihe strategy cyangwa n'ubuhe buryo mubikora kugira ngo muzisobanurire abantu? Kandi iyo ukurikiye wenda kuzifite sous-titrage ubona ko ibyo uri kuvuga bijyanye n'ibyo n'ibiri kuba. Ntago nakubeshya ngo nzi igihinde cyangwa nzi igifilipine, biriya birimi bavuga, ariko zira filime akenshi iyo bazikoze bashyiraho subtitles hasi, nizo twireferaho, ukareba ibyo bavuze yabihura, ni icyongereza cyangwa igifaransa. Bigutwara igihe kingana gute kureba subtitles? Urumva ziba ziruka bigendanye n'ayo magambo, bigutwara umwanya ungana gute? Oya, nakamenyero ntago ari ngombwa bigutwara igihe, ubu bibona biza ubireba nyine, baramenyereye gusoma vuba ubibona, ntago bitugora. Ubundi ikintu wenda kikugora ni ukumenya filime uri bukore, ni ukubanza ugafata filime ukareba wihutisha, ureba nimba ko kari nziza nta kibazo, cyangwa se itarimo ibintu by'urukozasoni bidahuye n'umuco wacu, ukareba filime bayikunda. Naho ubundi iyo wamaze kubona ko nta kibazo, filime ari fresh, uhita ukora nta kibazo. Okay, urakoze. Ugarutse ku muco, hari filime ubona ukavuga ati njyewe hari filime wenda ngendeye kwa ndi umunyarwanda na kamere yanjye n'umuco wanjye, iyi filime ndabona nayiha abanyarwanda, bijya bikuzaho cyangwa bikukubaho? Akenshi ahubwo akenshi niko tubigenza, ukareba n'izirimo inyigisho nyine koko zifite icyo zigisha abo bantu, ariko hari nk'iyo ureba ukavuga ati ntago nayikora, kandi wenda abantu banayira, ariko ukabona ko harimo ibikorwa bibi. Hari ibintu nyine tubona bidahuye n'umuco tutavuga. Urabona zino filime z'abantu bo hanze bo nta kibazo bajya bagira kuvuga ibitutsi, ukabona n'umuntu w'umubyeyi ari gutuka umwana, mutuka ibitutsi by'ibishego, by'ibishego. Rero twebwe niyo babivuze ugerageza kuba ibyo ngibyo cyane utabivuga. Kubera icyo ukunda gukoresha indirimbo mbere y'uko usobanura z'abahanzi b'abanyarwanda, uraza no kumbwira niba hari umanaginga wenda. Urabona abantu iyo bagiye gutangira kureba filime, biba byiza nyine iyo nimba bagiye kuyireba mu rugo hari uzanye filime, ugatangiza akaririmbo kugira abantu babe bajya muri mood, babe bicara, nimba hari n'uwari uri byarimo ababiretse yumve ko filime igiye gutangira cyarangize vuba nyine. So mbere twatangizaga indirimbo z'abanyamahanga, ugasanga ntacyo bitumariye, ugati kuki ubundi dufata indirimbo wenda ya Sean Paul ukayitangiza ku, kandi wenda hari indirimbo z'abahanzi b'iwacu wakayifashe ukayishyiraho, tugakomeza guteza iby'iwacu imbere. Kuko nkunda abahanzi nyarwanda, rero ni muri urwo rwego. Urakoze. Wita byose, reka tugaruke kuri byose. N'amaterme nagiye mbona abantu benshi bakunda kuyakoresha, ariko iyo nkunda ngewe ni none se mbabeshye, nkunda no kuyikoresha kuri Instagram yanjye. Nagira ngo baze izo terme kugira ngo uzite cyangwa kugira ngo zibe slogan yawe, byaje gute kuri wowe? N'ubundi ni cya kindi twahereyeho nkubwira cyo kugerageza nyine kwitandukanya mu kazi kawe, ukazana style yawe. Nimba undatangira filime atuje, undi agatangira avuga ibye, byibura nawe ufite style yawe uzana, ku buryo yumvisha ahita avuga ati ni wa muntu. Mbega ziriya ayo magambo wenda izo terme, mbega nabyita nk'ari logo yanjye ndanga, cyase nano ni ibintu byiza nyine bivuze ati ndi byose, ndi Kampara. Ntago ari ngo ni ukwishyira hejuru cyangwa icyabwo, binafasha n'umuntu wari wese kwiremamo icyizere nyine, ukumva wifitiye icyizere, kuko hari abantu benshi babayeho batigirira icyizere, kandi biriya bintu akenshi bikunze gutuma umuntu asubira inyuma. Ariko iyo wicaye ukavuga ati koko ndi byose nkeneye kuri njye, ubyihingamo kuko ukumva ko nta wundi utegerejeho ubufasha, we mbega ukumva kuri byose uri Kampara, ugomba kwishyira imbere ugakora. Ariko utishyize hejuru none, ariko ukumva ko wifitemo ubushobozi, kugira ngo n'umuntu abone ko icyo ukora ntago uri gupapira, abone ko utanahuzagura. Ni iki cyiza kuri wowe? Ni iki wishimira mu kazi kawe ukora? Ni ugushima Imana, kubona byibura wakoze ikintu ukabona hari abantu byashimishije, hari abasore n'inkumi bari kubisubiramo, nyine ushima Imana ukavuga ati bya bintu koko nakoze numva nyine biraho, hari abo binezeza nyine, ukumva ko washimishije abantu. Bikagusigira izihe ngamba cyangwa noneho focus uba ufite niba umuntu akunda ibyo ukora uyu munsi? Bundi uriya wenda mu kazi ushobora kuba wabona amafaranga, ariko amafaranga buriya siyo ngombwa. Buriya iyo ubonye abantu kuko ibintu bari kubyishimira, icyambere tuvuga ati mfite abantu. Iyo umaze kubona ko ufite abantu, rero abantu buriya ni izindi mbaraga, ni n'ubutunzi buhambaye. Iyo mbonye uko abantu babyishimiye mvuga nti hano abantu ndabafite, ubwo mfite abantu, mfite imbaraga no gukora cyane.
Okay, kuramo udupapuro dutatu nanjye ndasigarana dutatu. nkuyemo 4. Kuramo dutatu. Okay. Uragafungura nyine wibaza. Ntago nakwibaza. Uribaza kandi ari uri busome. Nseke. Raki wambajije. Oyibaze man, ibaze. Ubundi wigize umuntu wa cyane ubaza abantu reka nkubaze Raki. Wigize ibiki? Ndabizi ukunda n'agasobanuye. Muri Prison Break ni uwuhe mukinnyi ukunda kurusha abandi? Subize nyine. Banza umbwire nyine ndakubajije. Jewe Schofield. Schofield kubera ubwenge bwe tu. Je nkunda T-Bag. Ariko T-Bag akora akazi. T-Bag arare. Kwa iki ukunda T-Bag? T-Bag ni umurara nyine ubona T-Bag. Ntabwo gutera ubwoba wowe. T-Bag byose. T-Bag nyine araniryohera. Okay. Sawa, twende akambere cya kabiri. Ngere nkubaze. Mbaza ntarire. Usiko ariyo muntu wa mbere umbajije man. Boss wa RBA yarebe nyine aranyishyura ndi kubaza. Nabaye umunyamakuru. Ni iyihe filime yakugoye gusobanura? Urumva ngiye sinsobanura n'icyawe. We ni iyihe yakugoye gusobanukirwa? Yangoye gusobanukirwa ni Casa de Papel. Ko yari isobanutse Raki. Nyina nayirebye mbere. Ushatse kuvuga ko nayisobanuye nabi? Oya nayirebye mbere idasobanuye. Wirebye idasobanuye. Irancangamo gato. Uze kugashaka rero. Narakabonye. Casa de Papel. Filime ya mbere yangoye gusobanura filime yitwa Penny Dreadful. Kubera abantu yasaga nk'igoyemo. Hari filime ubona ikabonera kugoye bari abantu bo mu Bwongereza buriya ukuntu nyine baba bafite ikiboneza mvugo kigoye ugasanga ni inshoberamahanga zabo. Bafite inshoberamahanga zabo kuko nimba bakinnye filime bari abazungu niko babigenza, nimba bakinnye filime ari mu 1800 gutyo na basanisha n'icyongereza bari buvugemo akenshi cyane nka bari ababongereza basanisha n'icyongereza cyavugwaga icyo gihe. Nkuko n'ubu mu Rwanda tuvuge bakinnye filime yo muri icyo gihe ushobora kwireba ntuyisobanukirwe neza kubera ikinyarwanda kirimo. Niyo mpamvu yasaye nk'ingorama ariko warabikoze nonse ko ari akazi kawe ndi kugakora ko kubaza. Iyo usobanura filime ukoresha subtitles cyangwa ukurikira amagambo? Iyo nsobanura filime iyo iri mu rurimi ntumva aba ari subtitles, ariko nk'iri mu Gifaransa Icyongereza ntabwo ari ngombwa subtitles ubu byumva, ahubwo subtitles bigiye kukugora nyine. Igifaransa urakizi nayo nsukuzi n'Icyongereza cyane kurusha Igifaransa. Oya nize neza rega Raki. Minerivare ntago yahiye. Nyine iyo ziri mu ndimi ntumva twifasha subtitles bya biri muri izo ndimi ebyiri nkubwiye ubwo nyine turabyumva. Okay, good. Ikibazo ngiye kubaza ni iyihe filime utasobanura mu buzima bwawe? Filime irimo ubusambanyi bwinshi. Abazungu arigiye bakina filime ukagira ngo ni za filime z'urukozasoni, filime irimo ibyo bintu ntago njya nyisobanura. Okay. Bintera n'isoni. Ntago bikunda. Bigutera isoni. Urakoze cyane. Filime ya Casa de Papel mukanya nimaze kuyivugaho. Ni filime imeze gute kuri wowe? Filime ya Casa de Papel ni filime nziza, irimo ubwenge, iragutungura nyine. Bundi hari filime nyine ureba ukaba wavuga ati filime iri buze kugenda gutya irarangira gutya. Iyo filime yo nabonye nyine buri munota baragutungura icyo wakeka ko kigiye kuba bakahita bakwereka ikindi gitandukanye. Ni nziza iri mu bwenge. Niki wabwira abanyarwanda wenda mu gusoza ikiganiro cyacu tukure ko komeza gahunda? Icyo nababwira bakomeze bakurikira ibyo tubaha, batubwire n'icyo twahindura, batugira inama, baduhe n'amafaranga. Amafaranga ariko uzayabonaho umuntu upfa kuba ukora cyane.